Rocky ushobora kuba ufite inshuti zawe zishaka kukubona bakakugira inama yo kugenda kubana nabo muri Amerika, ariko ugiye guhura n'ubuzima bubi. Bamwe bati yagiye muri Amerika ku cyicaro cya YouTube ngagiye kubasaba ko bamukuriraho ibihano YouTube channel ye yafatiwe. Abandi bati yagiye gutura muri Amerika aho yemeye gusiga ubwamamare n'ibindi byose yari afite mu Rwanda, akaba agiye gukora uturimo tw'amaboko iyo kwa Trump. Ariko ashatse kubabwira ngo Amerika, Canada, ibi bihugu si bya buri munyarwanda, si bya buri munyarwanda. Hari abantu bari kuri standard nziza baba mu Rwanda badakwiriye kuza kwambara ya majire kujya gutema ibiti nka badumba kugira ngo babeho. Bajye gukora ibintu bitatu, ibihumbi 5, miliyoni 3 enye 5 za buri kwezi. Ndetse Rocky afite n'ubushobozi n'ubwenge bwo kuba mu entrepreneur mu Rwanda. Niba yarakoze Rocky Entertainment mukaba muyikunda na zira filime, ashobora no gukora n'ibindi mu Rwanda. Aracyari gap yo kuba waba mu entrepreneur ugakora n'ibindi ufite ubwo bushobozi. Imana rero yarabumuha. Bro Rocky, wikore ufite visa wisubirire mu Rwanda ujye gukora amafaranga, ahubwo utekereze cyane gukora n'ibindi. Abandi batireka ahubwo mwe ntimwabimenye kuko ahubwo yagiye kwikorera ubukwe n'umukobwa w'ikizungerezi uba muri Amerika, ari naho bazahita batura. Ikintu nzi wa musheri nababwiye ngo wande Rocky Kimomo se uriya ni mushiki wa Ernesto, kugira unabyemera na visa, kugira ubyemera na vibrance gato. Uyu ni mushiki wa Ernesto, kugira ubyemera na visa. Na Ernesto wagize ute? Washakiye Rocky yambwiye ati cira birarura, uwitwa Rocky mushingiye mushiki wanjye, ni nanjye wamushakiye na visa. Soon as possible Rocky araba ari i Kigali. Umurara wo mu Gatsata yavuzweho byinshi muri iyi minsi. Nibyo ari muri Amerika, ndetse kubakurikira imbuga nkoranyambaga ze ntasiba gupostinga amafoto n'amavideo amugaragaza ari kuryoherwa n'ubuzima mu mijyi itandukanye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse asura ahantu hatandukanye. Urugero ni nk'ari muri izi ndege. Kuyu mushari buretse gato, wibuka yuko uyu mushari wande wa Rocky ari umupilote, ariyo mwamvu mwabonye Rocky yijajara mu madege. Buriya ngo yaragiye gukora visite shari we wiwe ngo twite mutima rukundo rw'ubuzima. Ariko se mu by'ukuri Rocky ni iki cyamujyanye muri Amerika? Mu byavuzwe byose icyo kuri ni iki? Ko kazagaruka mu Rwanda cyangwa agiye kwiturira muri Amerika nawe yitwa mu diaspora nk'abandi bose? None se ubundi uretse ibyo nkubwiye, ubundi uyu Rocky Kimomo ni muntu ki? Ni umusobanuzi wa filime ukomeye cyane hano mu Rwanda, akunzwe cyane n'abatari bake mu buryo budashidikanywaho. Ni icyamamare koko nk'uko nawe ajya byivugira kenshi, ndetse hari n'abajya kure bakamwita umwami w'agasobanuye mu Rwanda. Ariko nanone ibyo bigateza impaka z'abamugereranya na mugenzi we Junior Giti, nawe ukundwa n'imbaga nyamwinshi, ari nawe wamwinjije mu gasobanuye. Ariko aba impaka zabo ni nk'iza Messi na Cristiano, ntizijya zirangira. Gusa ikiriho cyo nuko bombi ari abasobanuzi b'abahanga, kandi bose bakunzwe ku kigero kijya kungana, niba ahubwo kitanangana. Uretse kuba ari umusobanuzi, ni n'umushoramari, aho afite kompanyi yitwa Rocky Entertainment ikora ibikorwa bitandukanye birimo no kureberera abahanzi. Ahi yamamaye cyane ubwo yatangiraga kumanaginga umuraperi Papa Cyangwe baje no gutandukana nabi. Uretse ibyo afite n'izindi kompanyi zitandukanye zirimo nk'itwa Kimomo Safari ikora iby'ubukerarugendo n'ibindi byinshi akora. Uyu musore ndavuga Rocky Kimomo, benshi bamukundira style ye yo gusobanura yitaka, yivuga ibigwi, avuga ko nta wundi umurenze, nta wakora neza nkawe, yitaka ari byose n'ibindi nk'ibyo. Ibyo benshi bita kwikina. Hari bamwe babifata nko kwiyemera, ariko kandi abandi ahubwo akaba ari byo bamukundira. Uretse kuba ari umusobanuzi, muri iyi minsi yirundumuriye mu bisa n'ibyegeranyo n'amakuru agezweho cyangwa se updates akora kuri YouTube channel ye. Ibintu nabyo byakunzwe cyane, ndetse uyu munsi akaba ari muri bake mu Rwanda bafite amacano akomeye cyane, afite abasubscribers barenga miliyoni. Rocky uzakunda kumubona kenshi ahari hose agaragiwe n'itsinda cyangwa se genge ye bahorana, ndetse bakorana umunsi ku munsi, irimo Kadafi, Jean Marie Microgeni ndetse na Savimbi nawe umusobanuzi.
bikanavugwa ko ari murumuna we. None wowe Rocky uramukunda? Uri mu bihumbi byinshi by'abamufana. Niba umukunda se umukundira iki? Umufata nka nimero ya kangahe mu basobanuzi bo mu Rwanda? Byandika hasi muri comment, igitekerezo cyawe ndagisoma. Rocky nk'umwe mu byamamare bikunzwe cyane inaha, birumvikana aravugwa cyane, ndetse mu bihe bitandukanye yagiye avugwa inkuru zitandukanye zirimo inziza n'imbi. Nk'ubu nta wakwibagirwa saga yitandukana rye na papa cyangwa se ngo yibagirwe inkuru y'ubukwe bwe yatigishije igihugu cyose ndetse no hanze yacyo bakayimenya. Buri wese yaribazaga ati ni gute umusore wazanye gahunda ya nta gikwe wagumuye benshi bakagendera mu kigare cye ngo ntibakora ubukwe yaba baciye inyuma wakabukora. Gusa ari prank. Ni byinshi byavuzwe kuri uyu musore, ariko se mu by'ukuri Rocky Kimomo ni muntu ki? Muri iki cyegeranyo tugiye kubika amacupa, twegura inyandiko, turebere hamwe amateka n'ubuzima bwe akantu ku kandi, nkubwire byose utamenye ku buzima bwe, udushya twamuranze, ubuzima bwe bwite, umuryango we, urukundo n'ibindi byose bimwerekeyeho. Ibuka gukora subscribe ngo haye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Turi kuganira kuri Rocky Kimomo, umusobanuzi ukomeye kandi w'umuhanga mu Rwanda. Rocky amazina yiswe n'ababyeyi ni Uwihoreye Mark. Nkuko bigaragara ku ndangamuntu ye mfitiye kopi, igaragaza ko yavutse ku itariki ya 1 z'ukwa mbere mu 1991. Kuri indangamuntu ye hariho ko yayifatiye mu karere ka Gasabo muri Gatsata, ari naho yakuriye, bishoboka ko ari naho yavukiye. Nubwo yamamaye ku mazina menshi atandukanye harimo Kirabiranya, Kimomo, Byose, Ngombwa, Rambo n'ayandi, ariko wakinjira mu gasobanuye iryo yakoreshaga cyane ryamamaye kurusha ayandi ni Rocky Kirabiranya. Aha rero abantu benshi akiza bibajije kuri iryo zina, kuko ubusanzwe Kirabiranya ni indwara yibasira urutoki. Bakibaza rero ukuntu umuntu muzima yitirira indwara nk'iyo yabiciye bigacika, yabicishije inzara bikabayobera. Gusa nubwo asobanura yitwa Rocky Kirabiranya, siyo mazina yahawe n'ababyeyi, ahubwo ngo kuri we izina ni nk'ipeti, bityongera izina ku mazina ye buri uko yumva avuye ku rwego runaka ageze ku rundi. Abamwumva muri filime asobanura barabizi, ni umuntu ukunda kwitaka cyane. Mwiza rye yakunda kumvikana muri filime yitaka agira ati ndi byose, ndahumura, ndi sherifu w'umujyi, sinikoraho, ndi umuyobozi w'agasobanuye, ababyeyi bambonamo umukwe, abanzi nibangereranya kandi abamenye nibanshidikanyaho, ndi umuyobozi w'agasobanuye n'ibindi byinshi yitakaga. Gusa uyu musore iyo umubajije impamvu yivuga ibigwi cyane, ibyitwa kwikina, akubwira ko abikomora ku muco nyarwanda. Uti gute? Kirabiranya ubusanzwe ni indwara yibasira urutoki, ariko ngo yaryise mu rwego rwo kwivuga ibigwi, nk'uko abagabo kera bateraniraga mu bitaramo bakivuga, bakavuga ibyivugo byabo. Yagize ati Kirabiranya reka tureke kubyita indwara y'urutoki, tubyite nk'icyorezo. Kera hajyaga bakagoroba k'abasore n'abasaza, harimo n'umwami bakivuga. Umwe akavuga ibyo yakoze, muri uko kwivuga umwe hari igihe yahagurukaga akavuga ngo njyewe ndi icyago, ndi icyorezo, nishuyu ngira gutya ngira ntya. Abenshi bagarukaga kuvuga ngo ndi icyago, ndi icyorezo, ikintu cyiza gikuraho. Kirabiranya akomeza agira ati nanjye rero naje nibanda ku muco, ntabwo ari ubwibone cyangwa kwita indwara y'ibitoki. Hari ushobora kubyumva Kirabiranya yaramuciriye urutoki akababara, ariko ni ukwivuga, ni umuco. Rocky Kimomo yatangiye gusobanura filime mu mpera za 2015, abifashijwemo n'inshuti ye nayikunzwe mu gasobanuye ariyo Junior Giti. Avuga ko filime 5 za mbere yasobanuye zitasohotse, ahubwo yicaraga akazumva ubwe kugira ngo yumve icyo yakongeramo. Uyu musore yasobanuye filime nyinshi cyane zakunzwe, ariko imwe mu zasigaye mu bantu igakundwa ndetse ikamugaragaza mu ishusho y'umusobanuzi w'umuhanga kandi urenze, niyitwa La Casa de Papel. Filime yakunzwe ku isi yose, ariko by'umwihariko igakundwa na benshi mu Rwanda bitewe n'uyu musobanuzi wayifashemo. Rocky yakoze byinshi, yasobanuye filime nyinshi kugeza ubwo arenga urwego rwo kuzisobanura, agera no ku rwego rwo kuzikora no kuzikina.
nk'urugero aherutse gushyira hanze filime yise Wrath of Soldier, umujinya w'umusirikare. Mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2023 Rocky Kimomo yasohoye indirimbo azifashisha muri iyo filime yahurijemo ibyamamare. Ni filime yise umujinya w'umusirikare, ikaba yaragaragayemo abakinnyi basanzwe barubatse amazina mu myidagaduro ya hano mu Rwanda, baba abahanzi n'abakinnyi ba filime. Mu kiganiro yagiranye na Igihe muri 2023, Rocky yavuze ko ari filime yatangiye gukora mu mpeshyi z'umwaka wa 2022, ndetse nyuma gato y'iki kiganiro yahise ayishyira hanze. Uyu musore yavuze ko umukinnyi w'imena muri iyi filime ari Niyonzima Alfred, usanzwe uzwi mu mikino ngororamubiri. Uretse uyu harimo abarimo Rocky nyirizina, Young Grace, Anita Pendo, Serge Yamuremye, Dumba, Kadafi, Fata ku mavuta n'abandi benshi. Rocky avuga ko yatekereje gukina iyi filime nyuma yo kubona ko nta nimwe ikinirwa mu Rwanda iri ku rwego rwiza asobanura. Yagize ati filime z'imirwano zirakundwa bikomeye, ariko usanga inshuro nyinshi zidakunze gukinwa inaha. Yego ziravuna, zigahenda, zikanatwara umwanya munini, ariko nanone iyo ushaka gukora ibintu byiza bigusaba kwitanga uko ushoboye. Icyakora mbere yo kumurika iyi filime ye yabanje gusohora indirimbo yifashishijwe muri iyo filime, ari nayo bayitiriye. Iyi ni indirimbo yaririmbwemo n'umuraperi Fireman afatanije na Sean Breeze. Icyakora ikagaragaramo abantu b'amazina akomeye mu myidagaduro y'u Rwanda. Reka noneho mubwire zimwe mu nkuru zasigaye mu mitwe y'abantu zavuzwe kuri Rocky Kimomo. Benshi muribuka indirimbo yitwa Bambe uwitwa Papa Cyangwe yakoranye na Soshomura, ubwo Papa Cyangwe yarakiye muri label ya Rocky Entertainment hari mu mwaka wa 2021. Ni indirimbo yakunzwe cyane, iranarebwa cyane kuri YouTube, aho yarebwe n'abagera hafi kuri 2 miliyoni. Ari mu baraperi bake batanze abandi kuzuza views miliyoni kuri YouTube. Gusa mbere gato y'uko iyi ndirimbo isohoka, ibyayibanjije byabaye inkuru itazibagirana mu mateka y'imyidagaduro nyarwanda, inkuru y'ubukwe bwa Rocky Kimomo. Ubundi Rocky yamenyekanye ku mvugo nta gikwe isa nishishikariza abantu kudakora ubukwe. Ni imvugo yakunzwe cyane, ndetse benshi batangira kwikoresha ibi mvugo ikoreshwa cyane mu Rwanda. Ibi byatumye Rocky afatwa nk'uhagarariye ingaragu zose zanze gukora ubukwe ndetse zitanabuteganya. Kumva rero ko umuntu nk'uwo yateye ivi bwacya bakabona ko yakoze ubukwe byaciye igikuba muri rubanda. Ku itariki ya 18 z'ukwa munani 2021 nibwo mu bitangazamakuru byose no ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amafoto ya Rocky yakoze ubukwe n'ikizungerezi, umukobwa witwa Carmen usanzwe ukina filime wamamaye muri filime The Secret. Ku ikubitiro habanje gusohoka amafoto yo gutera ivi. Ni amafoto yakwirakwijwe hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga yagaragazaga Rocky ari mu byishimo bikomeye cyane imbere y'ikizungerezi cy'umukobwa apfukamye ari kumwambika impeta. Umukobwa nawe nta kuzuyaza agahita avuga yes. Nyuma yaho gato hasohotse andi mafoto noneho y'ubukwe, umusore ari mu ikote, inkumi nayo mu gatimba, bagaragiwe n'inshuti n'abavandimwe. Benshi rero bakubiswe n'inkuba, abandi bacika ururondogoro bati Rocky aradohotse koko, abasore bati aratugambaniye n'ibindi. Gusa nyuma byagaragaye ko hari ugutwikira indirimbo yitwa Bambe, ndetse ayo mafoto yo gutera ivi no gukora ubukwe yari amwe mu yagize amashusho y'iyo ndirimbo, yari amwe mu yifashishijwe muri video y'iyo ndirimbo. Uku kwitwikira byanageze ku ntego yabyo, kuko mu minsi mike indirimbo Bambe Papa Cyangwe yafatanije na Soshomura yahise yuzuza views miliyoni mu gihe gito, yitwa indirimbo ya mbere y'umuraperi mu Rwanda yagize views miliyoni mu gihe gito. Ikindi Rocky yavuzweho ni ubwambuzi, aho yashinjwaga agera kuri 6 miliyoni. Ni amafaranga yaturutse ku mikoranire y'uyu musobanuzi na kompanyi yitwa Igwe Media mu mushinga bari bafitanye, aho yasobanuraga filime yitwa Maître Nzovu yanakunzwe cyane. Nyuma rero yo kumwishyura bavugaga ko Rocky atubahirije amasezerano, ndetse bikaba byarabateje igihombo gikomeye cyagera kuri 6 miliyoni. Ibyo rero byaje gutuma ibibazo by'aba bombi bigorana cyane, biba ngombwa ko bitabaza inkiko. Indi nkuru yavuzwe cyane kugeza n'ubu ikaba igifite udusigisigi, ni inkuru y'itandukana rya Rocky na Papa Cyangwe. Ku itariki ya 8 z'ukwa 12 2021, Uwizeye Mark uzwi nka Rocky
abinyujije mu itangazo yageneye abanyamakuru yahamije ko yatandukanye n'umuraperi Papa Cyangwe bari bamaze igihe bakorana. Rocky yagaragaje ko Papa Cyangwe ari we wamusabye ko batandukana kuko yifuzaga gukora umuziki ku giti cye, bityo nawe amuha rugari. Ibyakurikiyeho nyuma yo gutandukana rero byabaye bibi cyane kuko hakurikiyeho guterana amagambo mu itangazamakuru. Uri Papa Cyangwe akajya hariya akavuga ubuhemu bwose Rocky yamukoreye, akavuga ko yamukoresheje mu nyungu ze bwite, akamurya amafaranga n'ibindi. Mu gihe Rocky nawe yajyaga hariya akavuga ko Papa Cyangwe ari indashima, ko yamukoreye byose bishoboka, akamugira umusitari, akamukorera promosiyo y'indirimbo ze, akamugira umuntu wa danje, umusani ukomeye cyane. Ariko ngo ibyo byose Papa Cyangwe akaba yarabyirengagije, akaba yirirwa amusebya avuga ko ntacyo yamufashije. Ibintu byarakomeje, ni beef yabaye ndende cyane imyaka myinshi kugeza no biracyahari. Gusa nyine ubu ngubu bwo birasa naho byacogoye, bombi bahisemo gutuza, buri wese agashimira undi ibyo yamukoreye, ubundi bagakomeza kubana, ariko nyine n'ubundi badacana waka. Mu buzima bwe bwite Rocky aracyari ingaragu, nta mugore cyangwa umwana uzwi afite, ndetse yewe nta n'umukunzi wuzwi. Ngayo nguko ngibyo ibya Rocky Kimomo, umusobanuzi ukomeye kandi uhagaze neza inaha. Ni byinshi yanyuzemo, icyakora ibi nibyo by'ingenzi muri byo wari ukwiye kumenya. Ni nansoreje icyegeranyo cyacu cy'uyu munsi. Wakoze kudukurikira, ibuka gukanda kuri subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye. Naho ubutaha